Ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba aho twageze dusanga ikibazo cy'impanuka. Iyi mpanuka akaba ari imodoka yari ihetse iyindi mashini ibasha gukora ku rutsinga hejuru. Uko byagenze rero, nyuma yaho uyu muriro turashimira ko ntawe wabashije kwangiza, kandi tugashimira n'inzego za polisi kuko zibasha gutabarira ku gihe. Icyakora iki kibazo twabashije kukigeza ku bashinzwe kugikemura, batwemerera yuko bagiye kugikemura bitarambiranye. Kandi ikigeretse kuri ibyo, twabashije kuganira n'abaturage bari bahari ndetse n'abandi ku mpande zigiye zitandukanye, batubwira ko iyi mpanuka nubwo yabaye nta muntu n'umwe wagendeyemo. Byari bimeze biti. Kambashyiremo mwari muhari, babanze baze nabyo babisane. Inkuru zitandukanye umunsi ku munsi keretse ku Mahirwe TV. Amahirwe TV, iterambere ry'ejo hazaza.